Abona parike. Oya mwari basibuka ngo akadusukusa nyine ku cyumweru uzamanuka uzamangahe. Abasi ijana nzagwa mu kinda kwera ariko nyine kabasi ngoro bati. Ikomeye aho. Sibyo mwari ngaho. Ainda mais não é será Santa Mercedes.
ubu muzajya muva mu gitondo muri kudusakuriza kugeza nimugoroba ariko Karine umuntu ateze muri iki gitondo yakwiga ryari Karine nawe oya ariko nicyo cyatuzanye oya tera tera gikomeza rwose na sese tuba twazukanye nawe amasomo yawe yakomeze nta myaka ijana mureke twiryohereze None se turirimbire baririmbire ikibazo nuko Karine na Duane buriya urumva buriya kugenda imenya kuririmbira abakobwa urumva ku buryo umukobwa muririmbira ukagenda zamuka agashiduka ariko mazi nawe ushaka kubikora nzakwiza manzi sikare ari ni mwiza ariko sheri basigaye guma mwisangiye manzi sheri data kari ariko ishuri ryabaye neza urava muza ukurikirana na ishuri ryabaye wicara banyicara hejuru y'intebe turuhuta ko guce kuri benshi bravo cyasaze bice bicucitse ubu ko ejo nyine umwanya urugendo rwari rw'amahoro wewe unarusa kuna ile kwako ya nini ukumbuka muri icyo kimeze ni nabuze kubeho ako niwaye ndi bo yabanze amari kimari wewe usa kuja abantu wanashaka kwenda bana kusanze bashaka kwenda no kusenza cyawe cyane mwari barakumye iri ishuri ni byinshi byinshi Mba, mwari, dore saa yine zirageze kandi twari saa moya kandi urabona ko iyi gisitigo nta kintu kigeze kuri wewe usakuza abantu bari bakoresha kuza usakuza abantu aha ngaho ko kazi kaba ngaho mwari yese ashimwe ayifasa mwari uru rugo ibara kuko no bari 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 kuna ni kwako bari kutsohora n'ukimara bari kutsohora wewe kubize wewe mwari bari kutsohora ukuntu bimeze iyo twari bwige saa moya none saa yine zari zigeze utarazo hanyuma n'uri bari bamaze no kurambuka rero hari ubwo twari saa tanu n'igice urabona ahantu haba mu saha imwe n'iminota mirongo itatu acha mtawe yego none tubaye tuwaele na wowe usakuza abantu kesho anga tuwaele kwa posura mtawe hapo usubiri kwa sababu ndio amasomo w'isipa yari gutangiye saa moya kandi ukabona isaha saa yine tukaba tutarinda kwa ngendeke no kuri kwa kuri kwa yaba bari bamamo kwanza muri kwa yaba yumva ntabwo ushinzwe kumenya ko yindi kandi ibyo byose ni iby'abana by'abanyeshuri kwanza muri kwa so reka isana nyine ushyize wanyu amanota ngo wanyuma bakarine nyine dutabanserereza ngo nabaye wanyuma ngo ndi uwo muswa kumama pole ariko bya ubuzima bw'isi byanciye ariko ndabizi ko utari n'umusa kandi mutamumva kuyagura umwana ubushize baratsinda ariko humura ku mugoroba none basi hanyuma numara kumva ati byanjye nanjye umbaze ibyanjye oya mwari basi ku cyumweru sibyo ejo nyine mu ishuri nimugoroba nyine urumva nyine byaba bibongamye ku kimwe nawe ubona ko ari kera oya mwari basibuka ngo wakadusukusa nyine ku cyumweru uzamamanuka uzamangahe basi ku ijana nzagwa mirongo icyenda ku ijana ariko nyine kabasi ku mugoroba turi kumwe aho
sibyo mwarenga muzamuha Ko professor. Muri ko bese baje gutanga se. Muri ko bese baje gutanga. Ati mva mu gitondo nakarigisha. rwose pepe nigishije ntabwo kuva mu gitondo ntabwo twigeze twiga Ndabyumva. yabizi nari guhera profe yaje ahita yicarana n'uyu mukobwa ukunda gutoroka cyane muzi Profe Kibibi narakubwiye. umugagenda Narakubwiye Profe Kibibi. umugagenda Ibirego byawe bibaye byinshi muri ofisi yanjye. Baza kumbura ibibazo bya buri munsi ngo uri guhohotera n'abakobwa. Niyinjije nawe guhohotera gacisha. Cyo kuri uyu munsi njye bari kumwe nararengana rwose uyu munsi ntabwo birangirira. Usibye kumushikiriza ariko ikazi igakurikirana ibibazo byawe. Ntabwo bishobora kubyerera mu kigo. Bayakarangane. Kuwa gatanu ofisi yanjye yari yuzuye n'abakobwa baje kundegera ibirego byawe aho se uragira ngo dukorere tutiko. arambisha Narakanagije bwa mbere. Bagakunyuma. Uyu munsi wo ndaza kwitabaza inzego z'umutekano baza kumfasha gukemura ikibazo cyawe. Kuko ibi byo ntabwo nabishobora pe. Sinshobora kubyihanganira. Uraza kwigisha ukayisanya. Wananjye ugafite abana niyigisha nayo kuba yateza ubuno yateza ubwo kanga. Gatsinda mwareka. Anita bazize inzego z'umutekano zizifasha. Kuko ibi ntabwo byarangirira ngaho. Uburezi ndetse ubwo burezi bufite ireme dushaka twifuza mu gihugu cyacu buzavayo. Igihe utarumva ko uburezi ugomba kurera by'umwihariko ugatanga uburezi bufite ireme. Uyu mwana ukora afite imyaka ingana. Uzi ko iyo uri umubyeyi uri mu kigo cy'umubyeyi kabaye reka nikabaza inzego z'umutekano zize zimfasha ikibazo kibaje kuri mbere kuwa gatanu nafite dosiye kwanza muri cyo nta burezi